Mwite Davis D aka Shine Boy aka Cyamamare Nyacyo. Umwe mu basore bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, Davis D aheruka gusohora integuza y'indirimbo yitwa Bo yafatiye amashusho Dubai ndetse anasaba abahanzi bagenzi be imbabazi ku bwa video irenze agiye gusohora itari kuri level yabo. Iyi video yakanze benshi ndetse n'abantu benshi batangira guhaba Davis D bitewe n'uburyo yari arimo agaragaza kuzamuka bidasanzwe. Yego twese tubona ibikorwa ariko kumenya ibyinshi inyuma biragorana. Abenshi tubona amashusho y'indirimbo za Davis D uburyo abakeye kenshi dukeka ko bari imbaraga zidasanzwe za management ye, dore ko dusanzwe tuzi ko abarizwa muri Incredible Record, ariko kuri ubu hari amakuru dufite abihakana, dore ko kuri wa gatatu tariki ya 16 z'ukwa 12 byose byagiye hanze, aho hasohotse amajwi y'umukobwa uzwi nka Aisha tutarabasha kubona amafoto ye, aho yari ari kuvugana na Davis D kuri telefone amucyurira ku byo amufashamo byose, dore ko twabashije no kumenya ko kuri ubu inzu Davis D abamo ndetse n'imodoka agendamo yabiguriwe n'uwo mukobwa umurusha imyaka 4 y'amavuko. Si ibyo gusa kandi ubusanzwe ku bazi Davis D ni umusore umaze imyaka 6 mu muziki, ariko mu myaka 2 ishize nibwo twatangiye kubona evolution mu bikorwa bye, nabwo bikaba byamenyekanye ko byose yabifashwagamo n'uwo mukobwa, dore ko yamwishyuraga amashusho na audio byose. Uyu mukobwa wari usanzwe ari mu rukundo na Davis D ariko mu buryo bw'ibanga. Ibi byose yabishyize hanze bitewe n'ikibazo bagiranye ubwo Davis D yajyaga Dubai agiye gushutinga amashusho y'indirimbo ye Bo ateganya gusohora mu minsi iri imbere, maze uwo mukobwa akaza kuba yamenya ko umukobwa Davis D yakoresheje muri video baba bararyamanye, ibintu atabashije kwakira, dore ko ngo banamushoyeho na menshi, bityo rero ahita afata umwanzuro ko iyo ndirimbo itazajya hanze we na Davis D batarakemurana ibibazo bafitanye. Nyuma y'ibi byose kandi uyu mukobwa yaje kubwira Davis D ko mutwitiye umwana, hanyuma Davis D aramwihakana amubwira ko ibintu byo kubyara atabifite muri gahunda. Namenye uburyo iki kibazo kizarangira, gusa ugeze hano bwa mbere ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment kugira ngo ujye ukomeza kubonera amakuru ku gihe. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutsa ko nandi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.